turabasuhuje inshuti bavandimwe kandi tubasuhuje tubifuriza gukomeza kubana natwe nk'uko bisanzwe kuri uyu murongo. Uyu munsi rero twongeye kugaruka kugira ngo tuganire. Turifuza kuganira ariko tunasaba kugira ngo abafite ibitekerezo, abafite inyunganizi ndetse n'abifuza kwiga ko bakomeza kutwegera bakaza ari benshi. Hari benshi batugaragarije ko babyifuza. Turi kugera dukora gahunda zo kugira ngo dutangire kwiga, tujye tubasanga hirya no hino aho bashobora guhurira, kuko uko gahunda iteganyijwe ni uko umuntu ari we tumusanga ahari cyangwa se ahamworoheye kuhagera. Murakoze rero, reka n'uyu munsi tuganire. Ndifuza ko dukomereza ku cyigisho cyacu twatangiye ubushize kijyanye n'umusaraba, kugira ngo abantu basobanukirwe umusaraba icyo ari cyo, abantu bamenye umusaraba bafite, kuko Yesu niwe wavuze ngo ushaka kugira ngo abe umwigishwa wanjye ni uko agomba kwiyanga akikorera umusaraba we akankurikira. Ntekereza ko nk'uko twabonye umusaraba ubushize, umusaraba Yesu yavugaga ntabwo ari igiti gihagaze n'igitambitse, ahubwo buri muntu wese afite umusaraba, ari byo bya bindi yigishijwe, ariko ugasanga ibibazo afite bitarangira, kandi ugasanga yirirwa ahari hose yizeye Imana, akunda Imana, avuga Yesu cyangwa Yezu, ndetse asenga uko bwije n'uko bukeye, ariko imbogamizi cyangwa ibimubangamiye ntibirangire. Bityo ugasanga inyigisho abantu duhabwa ukurikiranye neza, ahubwo wasanga aho kugira ngo zidukundishe Imana, zishobora kutwangisha Imana, kubera yuko tubona tudahinduka cyangwa se ngo tugere ku byo twifuza. Nuko rimwe na rimwe tudafata umwanya kugira ngo twisuzume, dutekereze ku cyo dukeneye, turebe niba turi kukigeraho. Inyigisho akenshi duhabwa usanga ari zitwangisha Imana kugira ngo zidukundishe Imana. Turakomeje rero, dukomeje n'icyigisho cyacu cy'umusaraba. Umusaraba ndagira ngo nkuzanire muri verisiyo ya kabiri. Urabona, Imana, twese dukomoka ku Mana, Imana niyo yaturemye, ariko kugira ngo tubashe kugaragara hano kuri iyi si, Imana ihuza umugabo n'umugore bagatanga umwana. Imana iri mu ijuru igaha ubushobozi umugabo n'umugore bagatanga umwana, umwana akavukira mu muryango. Ndababwiye ko iyo dukoze gutya, umurongo uhagaze n'utambitse, hejuru tuzajya duhita mu ijuru, iburyo tukahita mu muryango, ariho twagize kabiri, hanyuma hasi tukahita igihugu cyacu ndetse n'inshuti zacu, hanyuma ibumoso tukahita mu madini n'amatorero, cyangwa se aho bigisha amavanjiri ya Yesu Kristo. Duhereye hejuru, urumva umuntu ubwa mbere abaho asa nk'aho atagaragara. Kugira ngo umuntu agaragare, habaho guhuza umugore n'umugabo bakabyara umwana. Uwo mwana akaba ari we twita umuntu. Ni ukuvuga ngo inshingano ya mbere ababyeyi bafite ni ugukomeza kurera umwana, bamwereka Imana, bamumenyesha yuko atabakomokaho, ahubwo akomoka ku Mana. Ngira ngo buri wese uduteze amatwi arabyumva. Umuntu amenya bwa mbere kujya gusenga ari uko abiyobowemo n'ababyeyi, ariko nta nubwo bibuza ko umubyeyi ejo cyangwa ejo bundi
ari nawe ugutanga cyangwa se akagutamba ku nyungu ze bwite cyangwa ku nyungu z'umuryango. Niyo mpamvu muzasanga abantu bamwe bafite ibibazo byinshi bakomoye ku miryango, bakomoye ku babyeyi, aho kugira ngo babereke Imana, ahubwo bagatangira kubayinjiza mu bibazo bitandukanye. Iyo umuntu rero amaze kumenya ubwenge, nta kindi akora, atangira kujya mu ishuri. Urugero rworoshye buriya, iyo umwana akiri muto atarajya mu ishuri, aba azi ko papa we ari ushobora byose. Ariko iyo ageze mu ishuri ryashyizweho na leta, urumva ko mu buzima bw'umuntu hatangiye kuzamo uruhare rwa leta cyangwa igihugu cye atuyemo. Umwana atangira kubona mwarimu ari ushoboye byose. Urugero rworoshye, nk'iyo umwarimu abwiye umwana ati ejo uzazane minerivare, niba atayiguha ntuzaze ku ishuri, kuko akabona niba batayimuhaye yajya ku ishuri bakamwirukana, ahita amenya ko papa we afite undi umuruta, ko mwarimu ari we ukomeye. Iyo umwana rero abonye hari ibyo adasobanukiwe, umubyeyi akaba atabibaza umubyeyi, akaba atabibaza mwarimu, byanze bikunze yishakira inshuti. Niyo mpamvu muzabona hari ibyaha byinshi cyangwa amakosa menshi twinjiramo kubera kuyigishwa n'inshuti zacu. Ntabwo birashoboka, ariko sindabibona. Abantu benshi banywa inzoga kuko babyigishijwe n'inshuti. Abantu benshi banywa itabi kuko babyigishijwe n'inshuti. Ni naho abantu benshi bajya mu biyobyabwenge no mu busambanyi no mu ngeso zitandukanye babyigishijwe n'inshuti zabo. Ugasanga rero mu buzima bw'umuntu inshuti igize umwanya ukomeye. Iyo umuntu abonye bimurenze, nibwo atangira gutekereza ko Imana ishobora kuba ihari, agatangira kujya gusenga. Iyo umuntu agiye gusenga, nibwo yisanga mu madini no mu matorero, aho bavuga inkuru nziza ya Yesu Kristo, nawe akumva yuko aricyo kimuzanye, bityo akumva ko ariho azabonera igisubizo cyo kugera ku Mana. Urumva za mpande ukarenye, aho twise 1, 2, 3, 4, zirongeye zigira uruhare mu buzima bw'umuntu no mu mibereho y'umuntu. Umusaraba rero waje kuboneka uti? Umusaraba waje kuboneka kubera ubutumwa bw'Imana buri kuvugwa mu buryo bubiri. Hari ubutumwa bukomoka ku Mana buza gusanga umuntu ahari mu gihugu cye no mu nshuti ze no mu bavandimwe be, bugamije kugira ngo bumuzahure, bumukurireho ibibazo, bumukurireho ubuzima bubi ariho, bikozwe n'Imana, binyuze mu nzira Imana yateganyije. Uwo ni wo wa murongo uhagaze. Hakaza rero umurongo uri guhuza amadini n'amatorero cyangwa se ivanjiri ya Yesu Kristo n'abayigisha, aribo bakomoka mu miryango itandukanye. Iyo iza kubera iki? Kubera yuko ubwa mbere ibaye itambitse ifunga ya nzira ihagaze, kubera yuko umuryango wawe niwo wari ufite inshingano zo kukumenyesha Imana, ntibyakunze. Noneho idini cyangwa itorero cyangwa se babandi bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu cyangwa bwa Yesu Kristo, nabo nibo bakabaye bakwereka Imana, noneho ukaba umuntu w'Imana. Aho baje batambitse rero kubera ko umurimo waje kubananira. Umurimo wabananiye ute? Nicyo nifuza kugira ngo tubone. Nawe aho uri, ntusanga koko umuryango wawe warakumenyesheje Imana, uyu munsi ukaba ubayeho uri hamwe n'Imana by'ukuri, nta mpamvu yo kujarajara, guma hamwe. Nusanga idini cyangwa itorero cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yesu cyangwa bwa Yesu Kristo bari kukwigisha, nabwo bwaraguhuje n'Imana, ukaba ubayeho neza, tuza, naho ngaho warashyikiriye. Ariko uko bimeze, hariho ubutumwa bwiza bw'Imana busanga umuntu aho ari hose, bukaba ari bwo bumuhindura, nk'uko uburyo bwa kabiri umusaraba wabonetsemo.
reka ngende sobanura kuri buri gice nibwo muri buze kunyumva neza. Imana iremye umuntu mu buryo butagaragara, ikoze intangangabo n'intangangore ziri hariya zishobora guhura zigatanga umuntu. Ndetse umuntu niba zimara no guhura, umuntu ariforoma akamara amezi 9 mu nda ya mama we utamubona. Kuko hari n'igihe n'abantu bajya kubyara akamara amezi 9 ukagira ngo arabyara umuntu, wajya kubona ukabona havuyemo icyuka cyangwa havuyemo ikindi kintu kitari umuntu. Bishatse kuvuga yuko iryo banga ryonyine ryo gukora uwo muntu utagaragara ari ibanga ryihariwe n'Imana. Noneho umugabo n'umugore barahuye, habayeho inda, habayeho umwana, aravutse, avukiye mu muryango. Kuri cya gice cya 2 twavuze, ni ukuvuga ngo structure cyangwa structure y'umuryango nuyitegereza neza uzasanga imeze nk'iyo mu ijuru. Mu ijuru dufite Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, hanyuma mu muryango dufite papa na mama n'umwana. Ni ukuvuga ngo imibereho y'umuntu n'Imana ntago yagombaga kurenga aho ngaho. Kuvuga ngo nk'uko mu rugo hari papa yagombaga kuba ari we mukuru w'umuryango, nk'uko Imana nayo ariyo mukuru w'umuryango w'ijuru. Mama akaba ari umufasha, nk'uko Umwuka Wera ari umufasha mu ijuru. Hanyuma hakabaho n'umwana yubaha se na nyina, nk'uko Yesu yubaha Imana n'Umwuka Wera. Ibyo rero siko bimeze muri iki gihe, kuko ugira gutyo ugasanga papa waragufata akakubwira ati tujya gusenga, kandi ujye wirinda mwana wanjye, ntugakubagane, ntugasambane, kuko Imana iradukunda n'ishoboye byose. Ariko wibeshye ukagera ku myaka 40, 45, 50 utarashaka umugabo cyangwa umugore, umuryango uraguhagurukira ugatangira kubaza ngo ari kuba muzima. Ese intama niyagukandagiye, ariya intama yahurira he n'umuntu? Urumva agatangira kuvuga izindi nyigisho zitandukanye n'izagombaga kuba uhabwa cyangwa izo wahawe mbere. Bityo rero umuntu nibwo atangira kwirwanaho no kwirwanirira, agatangira gushaka ahakura ubufasha. Imana iravuga ngo ntugasambane, none mu muryango wawe batangiye kukwita ko intama yagukandagiye, bityo ugiye gusambana kugira ngo urebe yuko wakereka umuryango wawe kuri muzima. Ni ukuvuga ngo inyigisho y'Imana irahindutse. Nituza rero mu nshuti zawe, nawe nugera muri icyo kibazo, hari abantu benshi, hari umuntu umwe nzi yamaze igihe, ubundi abantu bazi yuko iyo ugiye mu ishuri kwiga, iyo umaze kubona diplome ni ugushaka akazi, wamara kubona akazi, niba ari umukobwa ugashaka umugabo, niba ari umusore ugashaka umugore. Iyo ubikurikiranyije gutyo, byagera ku cyo gushaka umugabo cyangwa umugore ugatinda, usanga batangira nabo kugukwena no kukwereka yuko hari icyo uzi. Umuntu umwe yari umwarimukazi, aza gutangira akazi, amara imyaka 10-15 atarabona umugabo. Ku ishuri batangira kujya bamwita mukecuru. Umuntu ufite imyaka 35 aba mukecuru gute? Kumbe bari gushaka kumubwira yuko yatinze kurongorwa. Bityo rero n'inshuti zawe zitangira kukwereka yuko hari icyo uzi, kandi wowe ushobora kuba bitewe no kwifata kugira ngo utazahemuka, utahemukira Imana n'umuryango. Hanyuma muri leta naho cyangwa mu gihugu urimo, ndabona uko urwo nafatiye ku itegeko rimwe ry'Imana ry'ubusambanyi, usanga bavuga ngo niyo ugenze nko mu mujyi wa Kigali usanga hari ahantu bashyize hirya no hino utuzu batangiramo kondomu cyangwa udukingirizo. Ni ukuvuga ngo iyo ni gahunda ya leta. Imana iravuga ngo ntugasambane, ariko leta iravuga ngo nunanirwa kwifata ujye ukoresha agakingirizo. Ese harya umuntu wakoresheje agakingirizo ntabwo aba yasambanye? Bishatse kukwereka yuko nabo batagamije kuguhuza n'Imana, ahubwo barwanyije itegeko ry'Imana batabizi. Ikindi usanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana, aje gukorera Imana, Imana iba mu ijuru nawe akaba mu isi,
ariko leta ikakubwira ati nitwe tugomba kuguha ibyemezo byo kugira ngo ubashe gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo leta noneho igatangira kuba ari itanga icyemezo cyo kugira ngo Imana igaragare cyangwa bayikorere hano ku isi. Urabona yuko ejo nutubahiriza amategeko ya leta n'Imana ntabwo izagaragara hano ku isi. Iyo tugeze mu madini no mu matorero ubwo ni naho naganishaga, kuko nibo bahabwa ibyemezo byo gukora. Ntabwo mvuze ko ari bibi, ahubwo nuko niba uri gukorera Imana, hari icyo gihugu kiri hejuru y'Imana ni ikihe gishobora kukubuza gukora, cyangwa ni bashobora kugufungira uri gukora umurimo w'Imana. Urumva yuko aho ngaho haba hatangiyeho gutandukira no kujya inyuma y'ubushake bwa ya Mana ariyo yitwaga ko ishobora byose. Usanga mu madini no matorero barakubwira ngo kugira ngo umuntu yubake urugo ababane nk'umugore n'umugabo nuko bagomba gusezerana imbere y'Imana. Wajya kubona ukabona abantu baje imbere ya padiri cyangwa pasiteri akabavugiraho amagambo maze akavuga ngo nibwo bahaye uburenganzira bwo kubana. Ese wa muntu wagiye gusambana akaryamana n'uwo batanyuranye imbere ya padiri cyangwa pasiteri, n'undi waryamanye n'uwo banyuranye imbere ya padiri cyangwa pasiteri, bombi bakabyara umwana, abana bose ntibavuka basa, bavuka bose ari abana, baba batandukanyijwe n'iki cyatwereka ngo uriya avuka ku wasambanye, uriya avuka ku wasezeranye. Ntubona ko batangira kukwinjiza mu mihango y'idini cyangwa y'itorero aho kugira ngo bakwereke icyo Imana igushakaho. Twabo rero izo mpande zose uko ari eshatu, ndavuga urwa kabiri n'urwa gatatu n'urwa kane, bahise binjira mu kurwanya Imana batabizi. Ngaho ahari umusaraba w'umuntu, kwikorera umusaraba wawe rero Yesu yavugaga n'iki? Ni ugufata ibibazo byose ufite mu muryango, ibibazo byose winjizwemo n'inshuti, ibibazo byose biri mu gihugu cyawe, n'ibibazo byose watewe n'idini n'itorero kubera kutamenya, kubera ubujiji, ukemera ko ari ibibazo ukagendana nabyo, hanyuma ukemera gukurikira inzira yazanywe na Yesu Kristo hano mu isi. Ya nzira Yesu yavuze muri Yohana 14:6 aravuga ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo. Ibibazo byose ufite bikomoka muri za mpande eshatu, ugomba kubyikorera ukagendana nabyo, ukaza mu nzira ya Yesu, niho birangirira. Niyo mpamvu bavuga ngo Yesu yaraducunguye. Iyo ufite ibyo bibazo ukabyemera, ukemera kwigishwa, ugakurikira inzira Yesu yazanye hano ku isi, bya bibazo nibwo birangira, noneho ukabaho kubana neza n'Imana. Wa musaraba ukaba uvuyeho, nguko kudupfira ku musaraba, nguko Yesu kutumenera amaraso ku musaraba, kubera ko kugira ngo ukurweho ibibazo watejwe n'umuryango wawe. Nibyo bya bindi navugaga byagufunza ubwenge cyangwa byakubujije amahirwe n'umugisha wawe n'imibereho myiza, kubera inyigisho wahawe n'umuryango. Abantu barakubwira ngo, dufate urugero rw'imiryango, barakubwira ngo niba tudahuye kuri Noheri mu mpera z'umwaka ngo dukore imihango y'umuryango, umwaka utaha nta mahoro uzagira. Kandi nawe ukabyishyiramo ko nta mahoro uzagira kuko ukanayabura. Ugasanga nanone amadini n'amatorero nayo ari kwigisha. Hari umugore yari afite umugabo babanye neza, hanyuma umugabo aza kujya aganira n'abandi bagabo, baramubwira ati ariko buriya nta mugabo ubaho afite umugore umwe. Agira gutya nawe yishakira undi wo ku ruhande. Umugore we abimenye aravuga ati izi ngeso umugabo wanjye ntirazisanganywe, ahubwo buriya nuko tudasenga, reka tujye mu gushaka idini cyangwa itorero turi bujyemo. Bahitamo idini rimwe, ntari buvuge izina, bajyayo, cyangwa se itorero.
akenshi biragora kubitandukanya. Bagezeyo padiri cyangwa pasiteri ari kwigisha, arababwira ati yigisha ku cyigisho cyo mu gitabo cy'abami yerekana uko umwami Salomo yari afite abagore 1000. Umwami Salomo yari afite abagore 1000. Avuga ati umwami Salomo yabanje kuba afite abagore 700, aje gutona ku Uwiteka yongeraho abagore 1000. Wa mugabo aho yari yicaye ahita avuga ati ko ngiye ahubwo nkiri hasi, mfite abagore 2 gusa, uwanjye witwa Isezerano n'undi nongeyeho. Aravuga ati reka ahubwo ngire courage, nanjye nibura nzageze nko ku 100 nibwo nzaba ndi gusatira umwami Salomo. Kandi bakakubwira ko Salomo yakomeje gukundwa n'Imana kuko yabaye umutoni ku Mana kubera ubwenge yari afite. Urumva umugore we wari wamujyanye kugira ngo bamwigishe bamuhugure areke kumuca inyuma, yasanze yibeshyaga aratuza. Tekereza nawe inyigisho nk'iyo ngiyo. Numva ko yongeye gufunga umuntu ikamufungira mu busambanyi, adashobora kubureka kuko yumvise ko n'umwami Salomo yakunzwe n'Imana kandi afite abagore 1000. Kubera kudasobanukirwa icyo 1000 bavuga ari ikihe, ayo 700 bavuga ari yahe, n'undi wese wabitekerezaga gutyo, ntago Salomo yigeze atunga abagore 1000, ntago yigeze atunga 700. Salomo yari afite umugore umwe rukumbi. Urumva rero mu gusobanukirwa niho umuntu agenda ava kuri wa musaraba, nibwo umuntu agenda afunguka mu bwenge no mu bitekerezo, akabasha kumenya ukuri, kandi koko ukuri kuramubatura. Izo nyigisho zitangwa mu miryango, zitangwa mu gihugu turimo, zitangwa no mu madini n'amatorero, zivuga Imana, zaje guhinduka imyuka mibi ikorera mu muntu. Ariyo mpamvu ubona abantu babayeho nabi, n'uwitwa ngo abayeho neza n'iby'akanya gato. Nibyo rero Yesu yitaga ngo abantu nibikorere umusaraba. Reka dusome mu Byahishuwe igice cya 13 cya 16 ku murongo wa 13. Baravuga ngo umurongo wa 13, nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa kwa wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ngaho aho navuga ngo ruzingiye intambara n'ibibazo turimo, ari wo musaraba twikoreye, bikomoka kuri izo mpande eshatu zivuga Imana ariko ntizisohoze iby'Imana isaba, natwe tukagendera muri uwo mujyo, tukitwa ko turi abantu b'Imana, ko twaremwe n'Imana, Imana idukunda, ariko muri twe hakoreramo imyuka 3 imeze nk'ibikeri. Buri muntu wese rero arasabwa kugira ngo atandukane n'iyo myuka, niko kuva ku musaraba, niko kubaturwa. Kugira rero ubashe gukurikira Yesu, ubashe kugera ku Mana, nuko wemera ko iyo myuka uyifite, uko waba umeze kose, waba uri padiri, waba uri pasiteri, waba uri monsenyeri, waba uri papa, urwego waba uriho rwose, mu kwemera Imana ufite imyuka 3 y'ibikeri. Niwo musaraba isa n'ibikeri,
niwo musaraba wikoreye, niwo murimo Yesu yaje kutubaturaho hano kuri iyi si. Birasabwa rero kugira ngo wigishwe, umenye iyo myuga, umenye ingaruka zayo ufite kuri uyu munsi, kugira ngo ubashe gukira, ubashe kubaho neza, ari nacyo Imana ikwifuriza. Reka dusoze dusoma mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere turahera ku murongo wa 10 kugeza ku wa 15. Abakolosayi igice cya mbere turahera ku murongo wa 10 kugeza ku wa 15. Haragira hati: umurongo wa 10 kugeza ku wa 15, ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu. Ni ukuvuga abantu bari hamwe n'umwami wacu bagira uko bagenda, niko natwe dusabwa kugenda. Niba utaramenya uko ab'umwami wacu bitwara bagenda, kuba ko nawe ufite ya myuka 3 y'ibikeri. 11 mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu, mumunezeze muri byose, mwere imbuto z'imirimo myiza yose, kandi mwunguke kumenya Imana, mukomerejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bungana, ngo mubone uko mwiyumanganya muri byose, mubwihanganana ibyishimo, mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima, akawudukuramo, akatubatura mu bwami bw'umwana we akunda. Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose. Nguko uko umuntu abaturwa, nguko uko umuntu acungurwa, nguko uko umuntu ava ku musaraba. Ni ukwemera kugira ngo yigishwe, agire ishusho y'Imana itaboneka. Iyo shusho y'Imana niyo Yesu Kristo umwami wacu. Ndahamya ntashidikanya ko bisobanutse. Hagize ikidasobanuka neza, umwanya n'uwanyu, mwemerewe kubaza no gusobanurirwa, kugira ngo tubashe kumva no kugendera mu byo tuzi kandi dusobanukiwe neza. Reka mvuge iri jambo mu gusoza. Nta mana ibonerwa mu muryango, nta mana ibonerwa mu nyigisho z'amadini n'amatorero, kuko izo ngizo niwo musaraba dufite ukomeye, kuko aribo bakabaye batugeza ku Mana. Imana rero iboneka mu butumwa bwazanywe na Yesu Kristo, kandi ubwo butumwa nta handi bwanditse, ahubwo bufitwe n'abantu batumwe gukora uwo murimo, nk'uko Yesu ariyo tegeko rya nyuma yatanze muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugera kuri 20. Yaravuze ngo mugende mugire abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi nzaba ndi hamwe namwe kugeza imperuka. Iyo mperuka rero bavuga ni uko uzaba umaze gutura umusaraba, uri muzima kandi uri hano kuri iyi si. Abantu ntibazongere gutekereza imperuka yuko ari ukuzaba ibintu byose byarangiye, byahindutse, isi yavuyeho, ahubwo ni wowe uzaba wahindutse, utagikora ibikorwa bibi.
icyo gihe rero nibwo iyo umaze guhinduka, niko kuba ugiye mu ijuru, niko kuba ubaye umuntu w'ijuru. Nta rindi juru, ni uguhinduka ukaba umuntu mwiza, ukora ibyiza, ukazava mu bwami bw'Imana ujya mu bwami bwo mu ijuru, ari handi uzaba utuje, unezerewe, utakigaragara mu mubiri, ahubwo uri mu mwuka, kandi uzakomeza umurimo Imana yaguhamagariye, warawutangiye ukigaragara, ukazanawukomerezaho uri mu mwuka. Buri muntu wese aharanire kumenya no gusobanukirwa, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.